salamu. Manshi twaraburanye n'ukuri. Narakubuze Aho nzindukiyeho byatari bitotsi byari byose. None se ubutaka kwawe iti ni imanukire se mwana. Igizo mvugo zo gukubita uboyiti ngiye kuzana inkoni y'umweru. Gira mwana. Anyize ngo nyizane nkutature da. Wagira nako gashati cha. Ahubwo se umva se. Shati ko yenda karahari ariko none nkubwire nawe fashe nk'umunywanyi n'umundi urabizi ko warwanyeho ukuntu ibintu bimeze rero mfite ikimapu cya danjito kandi neza ngomba kugenda nambaye fresh hari ukuntu twahuye nkambaye nyine gutyo bisanzwe ntabwo ati nkunda ukuntu wambara uzagenda ariko nambaye rero ni mukanya nubwo iminota mikeya bivuze ngo noneho ntago yiba rero karumukaniza kusubo urumva ngega okay ntari ubwo noneho ejo urangiza amakwita umuringa tu ahubwo se umbwira mvasa ahubwo kandi dukweto n'ubundi nkagenda ameze fresh kandi ndabizi nawe swakisha iminega mugenda nako yagenda yasebye okay ntari kanze dukuze ntari binkorera umuti shandaka subone njya mwizeye ntago zihanaguye ariko mba nazi sagambanye ntacyo ntari we uko ngira ngo se hari ibi ni ibintu byoroshye umwanda uhimwa n'isabune ntari by'umwanda yebyo ntari ahubwo umva se mva nkugorere rimwe n'ubundi byarangiye nta kuntu waneza nk'igihumbi nakubeje nagenda ngo hari umukobwa uramusohokana se utagiye kumureba wowe uniza ibintu byoroshye wakayimpaye ariko ntabwo twari twaraburanye buriya kuri phone nahamagaraga ubundi nahamagaye ba busy cyalewe gusa ariko ntacyo ubwo nkubonye ra ubwo nyine twaka ntabwo mba nayikuyeho ntabwo wayikuyeho ewe cyane ubundi si burebye bazumbwira ngo ibintu byo kwambara neza ni ingeso yanjye banziho nta muntu utabizi mu mudugudu ibyo badubwira ubona umuntu mu gitondo yanzindukiyeho ntiza agashati ntizi pan na bogisa bazayintera nibyo kwambara ni ibintu byanjye nk'iyi shati nk'ubwantu yaguzwe shati ni hanze yaguzwe iyi ni ibiri cyo kuyibona nako niyo mu bibiri iki ntago ari imbere inkweto zo cyo kora inkweto harya ni hera mu Buyapani uzi ibintu byawe ku mugoroba haje umujura araza baratwiba ari babiri cyo koze umva nafashe kamwe nagakubise ndakubita nanye mpamagara na polisi irazabasaka bayindeba tukabisiza kuvuga abapolisi bose banyemeye baziheza ahubwo ushaka kubona none kigiye zukubita igisamba ariko ese ko mbana bicoza abantu hariya twe nibatwica cyangwa tukate tujye gucinyuma cyatwicira hano ngiye bakujya duce mu nama muze Jurase bano turaziranye ibintu bya polisi nimwa kubwiye wewe gudiye muri kujya byara kujamba cyahano nabo nibazi agafukamunwa wambaye muri korona cyahano nawe bayi hano bayi Tacho kandi muziranye bakwica bayo bakwicaza muzira tukwicara neza n'unyanduriza ishati man mwanduza ishati ntuyamba nshaka kuzayambara ejo man yihe sindagutiye akusa umuntu aba yagutije ishati man cara neza dore noneho ndabona inkweto yazigize madowadowa ndaga ariko se man urabona ikeci yanjye nazayambara ejo ko ndi kubwiye ibyo nibyo nanga man imyenda ibaye iyo umuntu afite kandi cyangwa yanjye kandi umukobwa we myenda naguze hanze njye ariko man upfa kwicara neza utanyanduriza ishati hako nceceka ibiki niho mba nagutije ishati man ko tuba twaraziguza yacu ubuzana ibintu ise wanije ni iyi ndi kari ariko man reba keci yanjye yo yabaye nka madodo ubusibye ni y'intoze tere biwe ratana yiguze rero guturana no muri seke kujyanze rya udataha bigenza agaratansi agusiza ubundi kugira imyenda yanyarutse akagutiriraga nimushaka kumurinda icarana nawe hano
tuvugana nawe mfite agapfukamunwa. ntawe nyinshi tuvugana nawe ntabwo wicaranye nawe hano dusezeranye umugore n'umugabo mwebwe muri kudutanya ese ni divorce utira byinshi umbwira nkavuga asundi tugenda n'agapfukamunwa ufite we aho ujya wumva radiyo na televiziyo ntabwo ujya uzireba abandi agapfukamunwa ntabwo numvaga ko ari ikinyabiziga nicyo kintu umuntu ukabonye mu mufuka se ntiyahaguruka akagira afana ngene ndagafite kuko kandya mu mazuru ndaragafite ndakabitse ahubwo ahubwo umuntu n'abanyamafuti menshi